Igitabo cy'Abaroma ibice 12 umurongo waho wa mbere avuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Murongo wa kabiri, kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Haleluya, haleluya. Bene data, kaze mu ijambo ry'Imana, muri kumwe na Eva Twahirwa Emi. Nagira ngo twigane ijambo ry'Imana, igitabo cy'Abaroma ibice 12 umurongo wa mbere avuga ngo bene data, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Umurongo wa gatatu, ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Kane, nk'uko umubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri. Niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umubiri wo kugabura iby'Imana, umurimo wo kugabura iby'Imana, tugire umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agire umwete wo kwigisha. Katugarukira. Haleluya bene data. Yesu Kristo yaratuvukiye. Yewe n'umunsi twahoze twizihiza Noel, twizihiza kumukiza Yesu Kristo yatuvukiye. N'umunsi w'ibyishimo wuko twabonyeho umucunguzi. Umunsi Yesu Kristo yemeraga gusiga ubwiza, yemeraga gusiga icyubahiro, yemeraga gusiga umunezero wari uri mu ijuru, kuririmbirwa no guhimbazwa, wo kumva amajwi meza no kubona ibizima byunamira data wa twese. Icyo cyubahiro n'ubwo bwiza arabusiga, aza kunyura ku mwari ari we Mariya no kwa Yosefu w'umubaji. Yabayeho mu buzima nawe bukakaye bwo kubaza, ntago ari nkawe, kuko yaza kuvukira aho wavukiye wenda hari abatari kwisangamo, ariko yavukiye mu muryango wo hasi kugira ngo twese twisangemo. Haleluya, haleluya. Misiyo yari imuzanye ni ugutanga umubiri we, ni ukuvunja umubiri we kugira ngo natwe duhinduke ibyaremwe bishya, kugira ngo natwe duhinduke ingingo z'umubiri we. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo turi ingingo za Kristo, turi ingingo za Kristo. Bamwe bahawe guhanura, abandi bahawe kuvuga ubutumwa, abandi bahawe kugabura iby'Imana, abandi bahawe gufasha, abandi bahawe, buri muntu afite impano yahawe, ariko itarano wahawe uyikoresha gute? Haleluya. Bene data, nimwirare, nimwibagirwe, imyaka ibaye myinshi yaragusize, ariko nagira nkubwire ngo uko umwaka ushize undi ugataha, niko urimo gusatira nawe igihe cyo gutaha, niko urimo gusatira igihe cyo gupfa, niko urimo gusatira igihe cyo kuva mu isi. Uzasiga ukoze iki? Urimo gukora iki uyu munsi yitegura aho uzajya? Urimo gutegura gute aho uzaba?
kandi Yesu Kristo yaduhaye inzira. Yesu Kristo yaduhaye uburyo bwo kubikoramo. Haleluya, haleluya. Yesu amaraso yatanze akubye cyane ikiguzi nari nkwiye kugurwa, akubye cyane ikiguzi uwo ari we wese yari gutanga ngagura. Saa y'amatungo ntago ari ay'inka, saa y'ihene, saa y'intama. Amaraso ya Yesu Kristo nta n'undi ushobora gutanga ikiguzi cyagurana ayo maraso yanguze. Niyo mpamvu nakijijwe, niyo mpamvu nabohowe, niyo mpamvu nahinduwe icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, nkahindurwa kuba urugingo rushya. Ijambo ry'Imana avuga ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bishimwa n'Imana. Umubiri wawe utanga ukoresha iki? Intoki zawe uzikoresha iki? Aho undi utazifite ashobora kuvuga ngo yaba nari nzifite nanjye nakoze biriya. Ese koko urabikora? Amaso yawe areba ibiki? Amatwi yawe yumva iki? Ibirenge byawe bijya hehe? Ubyina gute? Ububyina ibiki? Ubyina uhimbaza Imana? Shuti bene data, mugabo, mugore, mupapa, mumama, yemwe abatoya, mutange imibiri yanyu ibi bitambo bishimwa n'Imana. Kandi ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ntimwishushanye nk'ab'iki gihe bagaragara mu ishusho yo kwera ariko batera, ahubwo ngo bameze nk'amasigaryana. Nimba waragize amahirwe yo gusingira ubuntu bwa Yesu Kristo, yo gusingira uru rukundo rwa Yesu Kristo, yo gusingira urukundo rw'Imana, Imana yagukunze, niyohereze Gabriel nk'umumarayika, niyohereze Meton nk'umumarayika, niyohereze Raphael nk'umumarayika, niyohereze Rachel nk'umumarayika, niyohereze n'abandi bamarayika bari mu ijuru bakomeye. Nifate mu bamarayika barindwi bakomeye bari mu ijuru ngo yohereze umwe, ahubwo ikakunganisha, ikaguha agaciro kari mu mwana wayo. Mwana wanjye nkunda w'ikinege, nkuhaye isi kugira ngo ucungure n'abarimo, kugira ngo ucungure abarimo. Mu maraso yawe yo kubavira, mu maraso yawe, mu bikomere byawe niho bashobora gukirira umwanzi ntabavogere. Kuko nohereje marayika, Satani nawe azavuga ko yahoze ari umumarayika mukuru, uzi kuramya, ukora iby'umuziki, uririmba amajwi 12 agasohoka. Azavuga ko nawe hari icyo abiziho. Ariko kuko uri umwana wanjye nkunda, genda ukubite Satani inshuro hanyuma ucungura umuntu. Amaraso ya Yesu Kristo akubye cyane igiciro wari ukwiye kugurwa, akubye cyane igiciro wari ukwiye gutangwaho, aragikubye cyane. Haleluya, haleluya. Ni nk'uko ushobora kujya mu cyamunara hakaza umukire runaka ufite umutungo cyangwa se umugwizatunga mu Kirundi. Iyo nzu cyangwa se icyo kintu cyari kiri mu cyamunara agatanga agaciro karuta cyane akicyo aguze, ku buryo nta wundi muntu n'umwe ushobora kuza ngo amugereke. Icyo ngicyo nicyo Yesu Kristo yakoze. Amaraso ya Yesu Kristo nta kindi kintu na kimwe, nta yandi maraso, nta kibaho na kimwe gishobora kuyahinyura kugira ngo kikugure. Niyo mpamvu uri w'agaciro imbere y'Imana. None icyo gusaba uyu munsi, icyo gusaba mukozi w'Imana, icyo gusaba mwana w'Imana, icyo gusaba muntu w'Imana, ni ugutanga umubiri wawe nk'igitambo gishimwa, ukaba igitambo gishimwa, ukabaho utishushanya, ugakora ibyo umutima wawe ushaka kandi biri gukore ku mutima w'Imana. Haleluya, haleluya. Yesu yagukunze ku kigero udashobora gusobanukirwa. Mu gitondo ubyutse uvuge ngo Mana yanjye
utarahaguruka, utaragenda, nta bindi urajyamo. Mana ushimwe ko mbyutse. Aya maso ndayaguhaye, uru rurimi ndaruguhaye, aya maboko ndayaguhaye, aya maguru ndayaguhaye, umubiri wanjye wose ndawuguhaye. Mana, I'm surrender to you. Abari wowe ukontorora, abari wowe unyobora, abari wowe unyigisha, unyobora ibyo mvuga, unyobora ibyo nkora, unyobora ibyo numva. Amaso yanjye arinde kureba iby'ubugoryi n'ubupfu. Haleluya. Umubiri wawe utange ube igitambo kizima gishimwa n'Imana. Wiyirize, ubabaze umubiri ariko mu gusengera abarwayi, ubabaze umubiri ariko urimo gusengera abadafite shinge na rugero, kandi ugire n'icyo ubikoraho. Haleluya. Ufite gutanga umubiri wawe nk'igitambo gishimwa, ukawukoresha imirimo runaka y'ingufu cyangwa se y'ubwenge ibyara inyungu, ariko ibyo byakomotsemo aho ngaho ukabifashisha atifashije, ukabifashisha abarwayi, ukabifashisha abakeneye ubwo bufasha, naho ubutanze umubiri wawe nk'igitambo gishimwa. Bene data, Imana yacu, Imana y'imbabazi, uyu mwaka tugiye gutangira, uyu mwaka tugiye kwinjiramo mushya, ukwiye kuwinjiranamo imbaraga zo gusenga. Ibyavuye ku mavi, listen, nyumva, ibyavuye ku mavi birindishwa amavi. Ibyo wasengeye ukabibona ari uko usenze, uzabigumana, uzabihorana ari uko wasenze. Ibyo wabonye kubera amahame ukabigeraho kubera amahame, ibyo bizarindishwa amahame. Nutakaza amahame mu yatumye ubigeraho, bizagenda, kubera yuko aho byavuye ni mu mahame, kubera yuko aho byavuye ni mu gusenga, kubera yuko aho byavuye ni mu gaciro k'imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu turindwa n'imbaraga ziri muri Yesu Kristo, turindwa n'imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo, kubera ko Yesu Kristo yatanze amaraso ye. Haleluya. Yesu urupfu yapfuye ntabwo ari urupfu rusanzwe, oya. Yesu urupfu yapfuye ni urupfu rudasanzwe, kubera ko urupfu rusanzwe biragoranye ko umuntu upfuye urupfu rusanzwe hasohoka amaraso inyuma y'umubiri. Ahubwo urupfu rudasanzwe, urupfu rushobora gutuma amaraso asohoka nyuma y'umubiri, nuko uwo muntu aba yishwe, nuko icyo kintu kiba cyishwe, giyo gituma amaraso asohoka hanze. Iki ngiki ni igihamya cy'uko Yesu Kristo yishwe kandi akicwa kubera njyewe, akicwa kubera wowe. Yarakubiswe, arababazwa, arabambwa, ndetse yicwa binemewe mu mategeko. Isi yemera ko yicwa kandi nta cyaha afite. Yesu tubabarire, Yesu ujye utubabarira, kuko turi abanyabyaha. Isi yemeye ko Yesu Kristo yicwa, kandi nimba hari umuntu w'agaciro, nimba hari ikintu gifite agaciro muri iyi si, ni ikiremwa muntu. Inka ushobora gushaka kuyirya yawe ubyutse ukayibaga ukayirya, n'indi nyamaswa itari muri pariki, kandi nayo wabisaba uburenganzira, biremewe. Ufite ibyo byangombwa biremewe, leta yabyemeye, biremewe. Yesu we isi yarabyemeye, na leta zirenze imwe zirabyemera, ziravuga ngo niyicwe. Ese azira iki? Nta cyaha afite. Ariko kubera ko njye nari umunyabyaha, ibyaha byanjye byose byamugiye ku mutwe, ahinduka umunyabyaha. Mu mategeko nta kimuhama, nta n'icyo bamushinja, aricwa. Jesus, Yesu Kristo uri mwiza. Yesu yicwa bizwi, atanga amaraso y'igiciro, ariko amaraso ye ntaho yari ahuriye n'ay'intama n'ay'amatungo. Amaraso ye yari ay'igiciro, kugira ngo wowe nanjye turonke mu buzima,
aho Yesu Kristo yatakarije ubuzima mu bigaragara ku mubiri, aho ngaho niho warongeye ubuzima. Hariya niho narongeye ubuzima, ahari ku musozi w'icyangiro, ahari ah'ibitutsi, ahari aho bashyira inkozi z'ibibi, ngewe niho narongeye icyubahiro, niho narongeye kubaho, niho narongeye umunezero, niho narongeye ubuzima. Aho ngaho nawe niho waburongeye. Uyu mwaka tugiye gutangira uzakubera umwaka mwiza, ariko umwaka urimo imbaraga z'ubumana, umwaka urimo imbaraga zo gusenga, umwaka urimo imbaraga zo gukiranuka, umwaka urimo gutanga umubiri wawe nk'igitambo gishimwa n'Imana. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo niko katurinda, kubera yuko twaguzwa amaraso, turindwa n'agaciro k'amaraso ye. Ntabwo byumvise? Turindwa n'agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo kubera yuko twaguzwe ako gaciro k'amaraso. Turindwa n'amaraso kubera yuko twaguzwa amaraso. Niyo mpamvu mu byo ugezeho, niyo mpamvu mu byo wagezeho mu mwaka ushize, muri uyu mwaka urangiye, ibyo wagezeho ukabigeraho kubera ko wasenze, ukwiye kubirindisha imbaraga z'amasengesho. Mu byo wagezeho kubera amahame, ukwiye kubirindisha imbaraga z'amahame. Ibyo wagezeho kubera ubwiza bwa Yesu Kristo, ukwiye kuguma muri ubwo bwiza bw'umwami Yesu Kristo, bikarindirwamo, ukarindirwamo. Haleluya. Imbaraga z'amaraso ya Yesu nizo ziturinze, kubera yuko waguzwe amaraso. Wowe utaragurwa amaraso rero, waguzwe iki? Urinzwe n'iki? Imana yo mu ijuru igufitiye impuhwe, igufitiye imbabazi ku kigero itigeze yohereza umumarayika cyangwa umukerubi, ku kigero itigeze yohereza umwe muri bya bizima bine, ku kigero itigeze yohereza umwe muri ba bakuru 24, ku kigero itigeze yohereza Eliya cyangwa Elisa, ku kigero itigeze yohereza Abrahamu, ku kigero itigeze yohereza Enoke, ku kigero itigeze yohereza undi muntu uwo ari we wese wabayeho mu mirimo yo gukiranuka no gushaka ubwiza bw'Imana. Ikavuga ngo ndohereza umwana kugira ngo acungure abana. Imana yohereje umwana, yohereje imfura mu byaremwe, yohereje umwana w'ikinege kugira ngo acungure abana. Turinzwe n'imbaraga z'amaraso ya Yesu kubera yuko twaguzwe imbaraga z'amaraso. Turinzwe n'imbaraga z'amaraso kuko twaguzwe amaraso. Haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru guhereza umugisha. Wowe uzi ubwiza bw'Imana, ugume muri ubwo bwiza bw'Imana, nuvemo n'ubutakaze, umugundire. Haleluya. Bartimayo ngo yumva Yesu anyuzeho, ngo abantu barasakuza bumva ko Yesu anyuzeho, arangije atangira gusakuza, ariko undi aramubwira ngo ceceka, ceceka. Bartimayo yanga guceceka, araguma arasakuza, mwana w'Imana, mwana wa Dawidi, nyiza ntabara. Yari afite kwizera gutuma yumva ko nasakuza ari bumwumva akamukiza. Yari afite kwizera gutuma yumva ko ijwi rye mu bantu bangana kuriya bahagaze banigenza ari bwumvikane. Arasakuza. Wowe ni ryari uhamagara Imana? Ubyuka ryari ngo uhamagara Imana? Ufata igihe kingana iki ngo uhamagara Imana? Uyibwire utitaye kuba gucecekesha, uyibwire utitaye kuba mukorana, uyibwire utitaye kuri situation urimo, uyibwire utitaye aho urimo kunyura, uyibwire utitaye uko bimeze. Uhamagara Imana, irakumva. Haleluya. Bartimayo yarasakuje, aravuga ngo mwana wa Dawidi, nkiza, urashaka ko nkugirira gute? Avuga ati nkiza, ndashaka kunkiza. Haleluya. Mukavuyo kenshi ukoze kuri Yesu arabimenya. Mu mubyigano mwinshi ukoze kuri Yesu arabimenya. Mu majwi menshi y'abasenga, iyo usenze Yesu arakumva. Listen, mu majwi menshi y'abasenga,
mu majwi menshi y'abari mu butayu, mu majwi menshi y'abari mu nsengero, mu majwi menshi y'abari ku bisasiro, mu majwi menshi y'abari kwa muganga, mu majwi menshi y'abari mu bihe bitandukanye bibagoye, ijwi ryawe iyo usenze Imana iraryumva. Haleluya. Umugore wari umaze imyaka myinshi arwaye kuva, ngo mu mubyigano mwinshi arabyigana, akora ngo ku musozo w'inshundura y'imyenda y'ikanzu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo mu mubyigano mwinshi, mu bantu benshi amenya ko hari umukozeho. Aravuga ngo hari unkozeho. Haleluya. Hari umuntu unkozeho. Barangije amubaza ngo mwami wowe biti habaye iki? Mu bantu bangana gutya Petero na Yohana n'abandi twese tukwegereye, izi ntumwa zikuzengurutse n'aka kajagari k'abana n'abakuru n'abamama, ninde ugukozeho? Uravuga ngo hari ugukoze? Oya, hari unkozeho. Hari unkozeho, ntago nkozeho gutyo. Hari unkozeho ntago ari intoki gusa nkojejeho, uwo nguwo nkozejeho kwizera. Uwo ni Yesu wabivugaga. Hari unkozeho, hari unkozeho utankojejeho ibiganza, hari unkozeho utankojejeho igituza, hari unkozeho utankojejeho ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ankojejeho kwizera. Ndamwumvishe, ninde unkozeho? Unkozeho muri mwe ninde? Bararebana. Umudamu aravuga ati ni njyewe. Abantu baribaza ngo ni gute wumva ko wowe muri aba bantu bose ari wokoze kuri Yesu? Wa mugore we n'ubwibone bwawe, ubundi kurwaye wageze hano gute? Ubundi bimeze bite? Ni gute ushobora kuvuga ko ari wowe ukoze ku mwami muri abantu bose? Yesu avuga ni wowe unkozeho, nakumvishe, kira mu izina rya Yesu. Ngakimukoraho ako kanya yarakize. Haleluya. Yesu Kristo mu muvundo mwinshi, mu marira menshi, mu gahinda kenshi, mu mubabaro mwinshi, mu bukene bwinshi, no mu bakene benshi, no mu gahinda k'abantu benshi, yewe n'ibihe byinshi bitandukanye biri mu bantu benshi batandukanye, icyo gihe cyawe Yesu Kristo yabimenya. Icyo gihe cyawe Yesu Kristo yakumva. Ayo marira yawe Yesu Kristo yakumva. Utange umubiri wawe nk'igitambo gishimwa. Kandi ntimwirarire nk'abiki gihe, ntimwishushanye nk'abiki gihe, ntimwitware nk'abiki gihe. Mwibuke ko muri ingingo za Kristo. Haleluya. Ingingo za Kristo mwahinduwe kuba ingingo za Kristo muri Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu ahimbazwe. Muri Yesu, muri we, haleluya, muri we harimo imbaraga zishobora no gutuma ukira, harimo imbaraga zishobora gutuma urindwa, harimo imbaraga zishobora gutuma wongera kubaho bavuze ko birangira. Mu bantu benshi baguteye akavuyo, mu bantu benshi bavuze yuko udashobora kubyigana, mu mubyigano w'abantu benshi, mu muvundo w'abantu benshi, aho udashobora kubyigana ngo ushyikire, ijwi ryawe Yesu Kristo araryumva. Mu benshi bamukozeho akamenya ko ari umukozeho. Senga, wongere usenge, upfuka musenge, utitaye uko abandi basenga, wongere wiyirize, wongere usenge, wongere umushake. Muri ayo masengesho y'abantu benshi barimo gusenga, harimo usenze kandi Imana yumvise. Haleluya. Muri ako kababaro k'abantu benshi bababaye, harimo ubabaye kandi wasenze, Imana yumvishe ko asenze. Haleluya. Muri abo bakene kandi basenze, harimo ukennye kandi wasenze, Imana yumvishe. Yesu ni mwiza. Yesu afite imbaraga zishobora no gukiza, zishobora no kuzura. Haleluya. Haleluya. Muri benshi bapfuye ku munsi, muri benshi bamaze iminsi ine mu gituro, harimo inshuti ya Yesu, uwo Yesu yaretse agapfa kanuka, uwo Yesu yaretse akagera kure, uwo bamuhamagaye ko arwaye naze kubera ko yari ari mu bindi, ahubwo yashakaga ko imirimo y'Imana igaragara. Uwo nguwo ku munsi wa kane arahari. Urugero rwizanira za utitaye ku gihe runaka ubimazemo, utitaye ku myaka runaka ubimazemo, 2025 ikubereye agaciro. Haleluya. Ikubereye umuzuko,
ikubere iy'ubuzima, ikubere iyo kubaho, ikubere iyo kongera kugira imbaraga z'ineza, kugira imbaraga z'umunezero, kugira imbaraga z'ibyishimo, kugira imbaraga zo kubaho, kugira imbaraga zo kubohoka, kubera yuko igihe bahamagariye, igihe wasengeye, igihe waririye, igihe babyangiye, igihe ntacyo bagufashije, uyu ni umunsi wa kane urageze ku buzima bwawe kugira ngo uzuke. Uyu ni umunsi wa kane, uyu ni umwaka wa kane ugeze kugira ngo ubuzima bwawe Yesu Kristo yongera abuzure. Haleluya! Ni umwaka wa kane urageze, ni umunsi wa kane 2025 ikubera umunsi wa kane, iri umunsi wa kane wo kuzuka kwa Lazaro. Haleluya, haleluya! Iba umunsi wa kane wo kuzuka kwe, iba umunsi wa kane wo kuzuka k'ubutunzi bwawe, iba umunsi wa kane wo kuzuka ku rubyaro rwawe. 2025 iba umunsi wa kane wo kuzuka kw'ibyawe byapfuye nk'uko Lazaro yazutse. 2025 iba umunsi wa kane wo kuzuka k'ubutunzi bwawe, wo kuzuka kw'amashuri yawe, wo kuzuka ku rubyaro rwawe, wo kuzuka k'umuryango wawe, wo kuzuka mu gihugu cyawe, wo kuzuka mu mibereho yawe, kubera yuko ni umunsi wa kane Yesu Kristo aje kuzura. N'umwaka wa kane Yesu Kristo aje kuzura, atitaye ku myaka, atitaye ku gihe gishize, atitaye ku gihe ba Mariya bahamagariye, atitaye ku gihe wasengeye. Ni umunsi wa kane aje kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri wowe. Haleluya! Bene data, amaraso ya Yesu Kristo abagote, abemeye kugurwa igiciro gikomeye cy'amaraso ya Yesu, bibe ku buzima bwanyu. Imana ibahereze umugisha. Tubahaye ikaze kwitabaza ry'agakiza, dukomeze gusangira ijambo ry'Imana. Ubwiza bw'Imana n'amaraso ya Yesu Kristo bibagote. Amahoro y'Imana n'abane namwe, bisabye nizeye izina rya Yesu Kristo. Amen.